turakunezerewe cyane kuri Imana yacu uri uwo gushima kandi ko kuri bahamagaye byose barakwitaba vuga mu ijwi ryawe rimwe kandi rirenga amahanga yose akumva icyo uvuze reka unyurire umukozi wawe maze nanjye nguhe umugisha reka hano uri nk'uko yategetswe kandi ijambo ryawe ijambo ry'umuciro rigira umumaro reka amatwi yacu yose yumve kandi yumvire rirukanye imbaraga mbi zose n'izindirizi zibasha kutubuza kumva ijambo ry'Imana nk'uko riri ahubwo ijambo rigira imbaraga nyinshi mu buzima bwacu kandi iherekezo ryo gusoza ibyaryo mpagaritse imbaraga mbi zose z'abadayimoni imyuka mibi itera distraction ihagaritse mu izina rya Yesu reka twebwe twese turi imbere yawe ndetse tubanguriye amatwi yacu n'ubugingo bwacu kugira ngo twumve icyo watugeneye umunsi wa none urakoze urakarama reka rero twikomere amashyi kwacu umukozi wawe Imana yamucunze byose Hallelujah. Hallelujah. Tuzamura amaboko turamukanye. Hallelujah. Kugira ngo tubashe no kwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana ndababwira message Uwiteka yabantumyeho nimba ndamumubona Uwiteka muhe umugisha umusomyi wacu tusangira umugisha somera mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 umurongo tanya ku murongo wa 32 urangirize kuri 37 mubwira handi usomera izina rya Yesu. Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 32. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana bombi atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana umunwa ku wundi amaso ku yandi amaboko ku yandi amurambararaho intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu akubita hirya aragaruka arongera arurira amurambararaho umwana yitsamura karindwi arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi aramubwira ati hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara aramwitaba. Ahageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama amugwa ku birenge maze aterura umwana we arasohoka. Amen. ibice 8 guhera ku murongo wa 1 kugeza kwa 6. Kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati haguruka n'abo mu nzu yawe ugende usuhukire aho uzashobora hose kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana ajyana nabo mu nzu ye asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya amarayo imyaka 7. Iyo myaka 7 ishize uwo mugore arasuhuguruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana amubwira ati ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekereza umwami uko yazuye uwapfuye uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana baraje. Gehazi ahera karavuga ati nyagasani mwami nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutware h'umuhesha aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Amen.
babwire message Uwiteka yabantumyeho. Mfite message yanyu. Ejo namenye ko ari jyewe nzaganira namwe ijambo ry'Imana. Ku mugoroba ndategura nk'uko bisanzwe abakozi b'Imana bategura bagasenga Imana ikabashyira ku mutima icyo kuvuga. Ndategura ndarangiza njya kuryama. Mu ijoro nza kurota. Nje kurota message nari nateguye ihinduka iyi. Iyo nari nateguye urumva mba ndayiretse. Mu gitondo nabyuka nkikanguye ntekereza kuri za nzozi numva message Imana impaye ndagenda njya ahantu umunota n'umwe kuko yari message. Ndareba ibyo Imana yarimbwiye hanyuma nibyo nanjye nabazaniye. Haleluya. Amen. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo izi uko izabigenza. Haleluya. Niyo message yawe izi uko izabigenza. Izi inzira izanyuza, izi aho izaca gutabarwe, izi uko izagaruka, izi kizakora ngo isohoze
kumva ko hejuru aho nyabate karagere ukakakiriramo umwami wawe ngo agashyiramo itabaza aragatunganya neza aragasasa aragakura ashyiramo itabaza aravuga ati iki cyumba kizajya kiruhukiramo umuntu w'Imana arahishurira aramuzana noneho Elisa agarutse aramubwira ati mukozi w'Imana sinshaka noneho kuzajya ugenda ndashaka gutura hano uzajya uruhukire hano nakubakiye akumva ntukagende haleluya reka tugumane umwami wacu ntakagende ntakagusige reka icyo cyumba kibike ntakagusige kibike akigumemo amena arangije Elisa aremera aragenda araryama amaze kuryama areba uburyo yamuteguriye areba urukundo yamukunze areba ineza yamugiriye arangije ahamagara Gehazi aramubwira ati wampamagarira wa mugore ko mukeneye ko mushaka Gehazi aragenda aramuhamagara ahamagara wa mugore amushuye mu kazi aramuhamagara aramubaza ati mbese nkurikije ineza wangiriye nkurikije urukundo nakubonanye n'ubuntu bwinshi nakugirira nte urashaka iki urashaka kumenyekana ku mwami urashaka kumenyekana ku mugaba w'ingabo kuko abo ni abantu ubundi bakomeye cyane nawe mumenyanye wakwishima ariko aramubwira atoya oya umuntu w'Imana umugaragu w'Imana ati nkunda kwibera mu bacu abo bose sinshaka kumenyana nabo nkunda kwibera mu bacu ntiyamubwira ikibazo afite kandi yaramubaje turashaka gukorera iki aramubaza ati nkuvugire ku mwana mumenyane urumva iyo umuntu amenyanye n'umwami wisanga uko bigenda mumenyekanisha ku mugaba w'ingabo atoya nkunda kwibera mu bacu aragenda Gehazi aramuhamagara aramubwira ati ariko wamushuye mu kazi ko ambwiye ko nta kintu ko yanze icyo gukorera ni iki namukorera Gehazi aramubwira ati ariko uriya afite ikintu kimubabaza uriya afite ikigerageza agendana buriya afite igikomere mu mutima buriya ntagira umwana w'umuhungu kandi umutware we arashaje ashobora kuzapfa atabonye umusimbura ati ntawagira ati ni koko aramuhamagara ongera umuhamagara reka iyo umwami yahageze arabikemura haleluya iyo umwami yahageze abigenza neza apfa kuba ari aho gusa ntagenda akagumaho agumaho ibindi biriko haleluya aramubwira ati ngwino araguhamagara ngo araza ahagarara mu muryango aramubwira ati harya nta mwana w'umuhungu ugira aramubwira ati ntawe ngira ati ndakurahiye Uwiteka Imana nkorera umwaka utaha igihe nk'iki uzaba ukikira umwana w'umuhungu umushunamukazi arabireba kuko yabona kuko bimeze n'igihe kirekire ntiyabyizera aravuga atoya wimbeshya umbeshye cyangwa se uranterera iki ntimba wimbeshya ntibishoboka undi aramubwira ati nyamara niko bimeze umwaka utaha igihe nk'iki uzaba ukikiye umwana w'umuhungu ariko ajya ku mwami Imana igitanga ubwenge nababwiye ngo inzira z'Imana Imana niyo izi ikizakora Imana ituma Gehazi ajya ku mwami muri icyo gihe baganira kuri ayo makuru kugira ngo wa mugore nahagera Imana imukorere igitangaza haleluya niho twasomye
bamubwiye uko byagenze bamushumye mu kazi aramusobanurira atariko narice mu ndege ibyanjye bikingiganye barabitwaye nararenganye simfite aho nambika umusaya ibyanjye barabyigamije yewe muntu bigamije ibyawe yewe muntu bigamije ibyawe Imana iraje ibibake Imana iraje kuranganure Imana iraje ibibanyage ibigusubize tegereza gato wumva uko byagenze aramubwira uko bimeze ati niko bimeze ngo ategeka umuhesha murazi abantu bazi umuhesha icyo ari cyo umuhesha w'inkiko murazi ko aricyo nicyo abantu cyane bazi ni ukuvuga ngo ntujya kuguhesha ibyawe reka Imana itegeka marayika w'umuhesha uyu munsi baguhesha ibyawe uyu munsi baguhesha ibyawe ibyagezwe bigaruke kuko Imana yohereje marayika w'umuhesha yohereje marayika w'umuhesha umuhesha w'amahoro umuhesha w'umugisha umuhesha w'akazi umuhesha aze mu byawe aguheshe ibyo Satani yanyaze dukomere Imana amashyi ayo mashyi yumva adahagije amubwira si ukubiguha gusa ahubwo baguhe kuva wava hano wava ibyo basaruye muri iyo mirimo ibyo batwaye byo ibyo bakoresheje muri iyo myaka 7 niba bigusubize igitanga n'imishize akababaro haleluya umva uko wababaye cyane n'imishize zaza ari nyinshi yawe muntu w'Imana bwira uko wababaye cyane n'imishi ziriho ziregeranywa kandi zizaza ari nyinshi kuko umuhesha yategetse kuya kuguhesha ibyawe oya umva umuhesha yahagurutse agiye kuguhesha ibyawe amen ngo barabimuha umugore w'amahoro nababwiye ngo ni mesaje haleluya Imana yo mu ijuru irahagurutse inzira si izayo umva inzira yanyuze izana Gehazi kugira ngo abashe kuvuga iby'uwo mugore ataravuga hari abantu yashyizeho bazakuvugira hari abantu yashyizeho bazavuga ibyawe utabizi hari abantu yashyizeho bazakuvugira ku mugambi w'Imana hari abantu bagiye gusubirana amakuru
abasore b'uburanga ibyo yarabivugaga. Ntabwo rero ari icyaha, ariko n'ubundi twese uko twicaye hano ubundi twifitiye uburanga, ntagire n'icyo bibabwira. We yarabibabwiye ngo nta n'uburanga yari afite, ariko yarategereje umugabo wapi kabisa, arakura aragenda mbirana gutya. Imana urayikinira, igihe zirareka ntiwihebe, ntiwihebe uzahurire, hano uzagenda uhuye ujya gutabara, warangiza hari ingabo zipfa kugira ngo turuhuke da, niko bimeze, kugira ngo tubone amasezerano. Umugabo arakomeye agira agisida, uwo mugabo yakoraga mu ruganda rw'icyayi. Sinkivuga kuko hano hari abantu wenda batamumenye. Araza agira agisida, ajya kuri Rwakarede abura umurwaza. Abuze umurwaza, wa mugore Imana imushyiramo umutima w'impuhwe wo kumwegera. Yararembye cyane. Umugore wa mugangakazi, umwefirimiere, ngo yari efirimiere, aramurwaza amwitaho bya bindi. Nta muntu w'iwabo yamenye ko unarwaye. Akize asanga uwo mugore ni wamurwaza, uwo mukobwa, togera yari umukobwa, niwe yamurwaje icyo gihe. Arangije aravuga ati se ibintu wankoreye njyewe ngiye hirya naza bikwitura uti wansanze ko nshaka kukubera umugabo, nanjye nakwitura wirusange ubere umugore, maze nanjye nzajya nkwitura ibyo wankoreye. Amena. Umugabo ntiyamukuye kwa muganga, umugabo ntiyamukuye muri agisida, none si izo nzira we wazica, ariko Imana yo mu ijuru yo ibizi uko izabigenza. Mu ntambara ihakura inzira, mu rupfu ihakura inzira, ahantu hose hari inzira z'Imana. Barabyaranye, bari barishe, bajyaga bamubaza kubera ukuntu hari abantu ubona ko batandukanye cyane, bajyaga babimubaza. Ariko yari umwana mwiza cyane. Njyewe umutima wanjye mwiza niwo wamumpesheje. Muzajya mugira umutima mwiza. Uwo wanyine ushobora gutuma munyuraho mutanu cyangwa mukabona n'abantu mutanu. Ni ukuri kose ntabwo uyu mutima nawe ubwiza bw'inyuma ntabwo ubu barabwemera, ubwo ari bwo bwose barabwemera. We ni umutima muzima, kuko iyo ufite umutima mwiza ukesha mu maso. Amena. Umutima mwiza ukesha mu maso, ahantu ubwirabure ukabona harakeye, ukamwenyura ugasa neza. Wowe ugira n'umutima mubi, ntabwo ari byo. Ugira umutima mwiza ni ukesha inyuma. Afite umutima mwiza niwo wamumpesheje. Sinamuheshejwe n'isura yanjye, sinamuheshejwe n'ikindi icyo ari cyo cyose, namuheshejwe n'umutima wanjye mwiza. Yajyaga abikubwira, icyampa nawe ukagira umutima w'impuhwe, icyampa ukagira umutima mwiza, uzawukuramo byinshi. Inzira z'Imana ni nyinshi, izo yanyuza bigutabare. No muri kristo hari inzira, no mu kukura mu kazi hari inzira, no mu kukwirukana hari inzira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Bashobora
bizagenda gute? Ntukihebe. Muri prison inzira z'Imana zirahari. Mugasuzugura zirahari. Uziko na mugasuzuguro zihamwe. None se Vashiti yagasuzugura, Esteri yari kujya yari kuba umwamikazi ati. Wabonye inzira ica mugasuzuguro.
z'Uwiteka izi kigiye gukora muve muri iyo situation irabizi neza kandi yamaze kubipanga bizarangiye igiye gukenyuza abandi abari bakenyeye bagiye kwambara ubushakana natwe igiye gutwambika icyubahiro cyayo kuko itari igihe cyo gukirizwamo icyo ni igihe cyo kubona Imana no kuvuga Imana twiringiye. Barateranye yaba muntu barateranye baragambana bashatse no kugukuraho ariko ntabwo uzava umva ntuzahava kuko Uwiteka arahakwishije bundi bushya ibyo bavuga ntibizagira agaciro kuko Uwiteka biteshaga agaciro. Sinzi uwo ari we, sinzi uwo ndi kubwira, ariko bagambiriye kuhagukura. Sinzi aho ariho, ariko ubu Uwiteka Imana uko ivuze ntaho uzava. Baribeshya igiye kuhakwandikira icyubahiro. Sinzi aho ariho, sinzi ko ari mu rugo, sinzi ko ari ku kazi, sinzi ko ari muri bizinesi, ariko Uwiteka agiye kuhakwandikira icyubahiro aguha ijambo riwukinyamye. Inzira si izawe, inzira si izawe, si nawe wabipanze gusa ibyigezeho. Ni Imana yo mu ijuru, niyo n'ubundi yari yabigambiriye, niyo yakubwiye ngo uzakora biriya, niyo yagambiriye bya bintu byose, ni nayo ishyizeho inzira yo kubigeraho, ni nayo igiye kugira icyo ikora kugira ngo igaragaze ko ari Imana yavuganye nawe, Imana itavogerwa, Imana yo kubahwa. Bamenye ko twiringiye Imana ikomeye muri bitabira. Abiringiye Uwiteka bameze nk'iki nk'umusozi Siyoni utabasha kugira gute, utabasha kunyeganyeza. Bajya bagerageza bakayinyeganyeza ariko ntawe uzava. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyeza. Lekera bakesi kandi mene ndarangije. Igiye kubakenyuruza. Irabakenyuje igiye kubakenyuruza. Irabakenyuruje. Ni Imana ikenesha kandi ni Imana izamura cyangwa itera ubukire. Irabakenesheje, baracebye, barayobewe kuko Imana ihagurukiye gutabara ubwoko bwayo. Amina. Ntiwongere kwiganira, ntiwongere kwibaza uko ejo bizamera, ntiwongere kwibaza inzira bizanyuramo. We ntabibona, ariko Uwiteka yarangije kwishyira. Uwiteka yarayirangije. Wikwibaza, Uwiteka yarayirangije. Yamaze kuyishyiraho, ahubwo araje agushyire mu mahoro. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo ntinda nimba ntatinze. Ni mesaje ndabamenyesha.
amen oya duhaguruke tuyitere neza Amen, amen. Tugiye gushima Imana kuko yarangije igisonga agira ubutware bw'ubuhesha ntagarije nsanga ntabwo ari kazi yakoraga yahawe inshingano ako kanya kubw'ubu hari abantu bagiye guhabwa inshingano kugira ngo barangize ibyawe ngo kandi ngo bamwishyure ngo n'ibyo bakosomye adahari cyagiye yahabwiriye kugeza uwo munsi ngo byose babimwe reba mubwire mugiye guhabwa n'ibyo bariye abandi cyari muhari ndacyagiye uwiteka aduhaye agaciro kacu ibyo satani yariye cyane uwiteka arabigaruye komera Imana bashire mu byumvise neza Mana cyane tugiye gushima Imana Yesu baturebere yaraturebeye tugendere yaratugendeye tuvuganire yaratuvuganiye yabikoze haleluya reka tuzamure isengesho ryo gushima fatikanya hamwe nanjye kandi ubyakire bikogoteta rwose tega amaboko ni binini ni bigari ntubigire bitoya n'ibyariwe n'inzira imyaka yashize yose uzatanga ibyacu uyitereye ku bitugaburira kandi umwami yategerejeho igihe umuhesha waje kandi kukugaburira bimenyekane kuri Imana igendana n'ijambo ryawe turaguhimbaza ibitare by'isuzwe n'amahanga reba Imana ireba Imana ivuga Imana ikora kinitoma witegerezaga ukabasha gutekereza ko hari icyo wakora niyo mpamvu watanze uburyo n'ubushobozi n'inshingano n'ubutware kandi utanga marayika w'umuhesha kugira ngo aduheshe ibyacu satani yariye ibyo abadayimoni batunyaze ibyo imbaraga z'umwijima zabundikiye reka nirangana mana ndarasangire nemeniyandrerego reka marayika wohereje akora ibyo nyine nk'uko ubikoze turabigushimiye urakoze urakarama ko ubikoze urakoze kudushize ahagutse urakoze kudushubije agaciro urakoze kugirira neza ubwoko bwawe utanze amahoro n'umutekano utanze ibyiringiro n'ibyishimo urongeye bahaye ijambo urongeye mwami w'amahoro uhesheje agaciro ijambo ryawe kandi agakiza waduhaye wajya kuguhesha agaciro mu maso y'amahanga hari ibyo ukenyuruje hari abo ukenyuruje hari ibyo wambuye hari ibyo ukura mu maboko mabi uzanye mu maboko meza kuri atabushimaga no guhimbaza kandi agukorera urakoze urakarama tugushimira imirimo myiza udukoreye tugushimira ijambo ryawe hejuru ya musoze kandi tubyakire twitera hejuru dutera